reka mbasuhuze mbifuriza ibihe byiza mwese mukomeza kudukurikira kuri The Shinex. Ikaze cyane mbibutse ko kuri The Shinex video zacu dukoresha ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'icyongereza. Video zimwe na zimwe abari mu cyongereza, izindi ari mu kinyarwanda kubera abadukurikira batandukanye. So wowe udukurikira aho uri hose, waba uvuga ikinyarwanda wavuga icyongereza, ikaze ndabasuje kandi ndabakiriye. Mukomeze mutwereke urukundo, like, share and comment. Dukomeze tujye tubana. Video yanjye niba nayaplodinze mu cyongereza, kuyireba rwose ntacyo byaba bitwaye. Kuduha like, kuduha comment ni iby'agaciro kandi turabyishimira cyane. Ikaze kuri The Shinex. So uyu munsi rero tubazaniye inkuru ku muryango wa Kimenyi ndetse na Muyango. Muribaza ngo bimeze bite? So stay tuned, ukomeze ukurikire wumve neza uko bimeze. Niba ukunda uyu muryango kandi ukomeze kuwushyigikira, niba ukunda Muyango, niba ukunda Kimenyi, even niba ukunda Miguel, ukore subscribe niba utarayikora. Mbahaye ikaze. Shobokera abana b'abantu kumana birashoboka. Mushobora kwibaza muti bimeze bite mu couple ya Muyango na Kimenyi, yabaye iki, byagenze bite, n'iki kibavugwaho kugeza kuri ubu? Ni byinshi cyane muraza kugeza ndamubyumva, gusa mbere yuko mbabwira icyabaye n'iki kivugwa kuri uyu munota, kuri iyi saha, reka mbabwire mu ncamake iby'urukundo cyangwa se byaranze urukundo rw'aba bombi. Bibutse ko Muyango na Kimenyi bahuye ubwo Kimenyi yari ari mu bizazane cyangwa se mu bihe by'icuraburindi, aho bamushinjaga amafoto y'urukozasoni. Muyango amuba hafi, amwereka ko amuri inyuma, nuko biza kurangira bakundanye. Umwaka wa 2020 barabana. Gusa icyo gihe bahuye ari mu mwaka wa 2019, then muri 2020 muri covid barabana. 2021 baza kwibaruka umwana mwiza cyane w'umuhungu ariwe bise Kimenyi Yanes Miguel. So kuri ubu rero ni iki kiri kuvugwa? Muyango ni umuntu reka bari wemeraho, ni umukobwa cyangwa se umumama ugaragaza gukora cyane kandi utazigera ubona yarakaye cyangwa yitaye ku magambo abantu bamuvugaho. Rimwe na rimwe ni gake cyane umubona yarakaye. Ikindi kandi Muyango yagiye agaragaza gukora cyane, kwima amatwi abamuvuga, kwima amatwi abavuga umuryango we, ahubwo akajya bigaragariza mu bikorwa bitandukanye. Aho yagiye akora cyane ahostinga. Bibutse ko mbere yuko yitabira Miss Rwanda, ko yitabiriye Miss Rwanda 2019, ntabwo yarazwi cyane, ariko maze kwitabira Miss Rwanda yaje kumenyekana, aza guhura na Kimenyi. Gusa kuri ubu ngubu arazwi cyane mu Rwanda, mu bitaramo bitandukanye agenda aba MC cyangwa se ahostinga ama night club, aho mumuzi cyane nko muri The Wave Lounge, kandi akaba ari n'umunyamakuru wa Isibo Radio and TV. So aba bombi rero umuryango wabo bafite umwana mwiza cyane w'umuhungu, bibarutse mu mwaka wa 2021 uko mbaze kubivuga. Akaba ari uyu mugenda mubona cyane ari kumwe na papa we Kimenyi, bishimye, bari kurya ubuzima muri make. Yes, so nayo nyiri kubabwira rero mu ncamake zabo. So uyu muryango rero wagiye ugaragaza gukora cyane, gushyigikirana mu rukundo, aho ntahwema kuvuga ko ari intangarugero, ari imwe muri couple y'abakiri bato mu Rwanda yagaragaje guhangana n'ibizazane mu rukundo. Yagaragaje ko urukundo rwa nyarwo rukiriho kandi rugishoboka mu gihe mwembi mwabigizemo uruhare. So Muyango rero yagiye agaragaza gukora nk'uko nagiye mbivuga, akora amanywa, akora ijoro, kuruka gake nk'uko yagiye abivuga mu interview atandukanye. Tukavuga nko kuri Simbi TV, aho yagiye akora ama interview kuri The Dynamic Show ya Jihad n'ahandi henshi atandukanye agenda bivuga. Gusa iyi couple yagiye itumirwa ku maradiyo atandukanye nka Kiss FM,
aho bigeze gutumirwa bagiye batsindira ibihembo bitandukanye, nk'igihembo kigeze gutegurwa n'Akagera, bagiye batemberezwa mu ndege kuri Severante. Ibyo byose ntabwo bari kubigeraho badagaragaza ko bakundana cyangwa se natwe tutabashyigikiye, kuko ibyo bakora nuko n'urugero batanga n'urwa buri wese, umuntu wese abireberaho kandi turabakunda cyane. So uyu munsi wa none rero niki kivugwa, byacitse. Ntabwo mu minsi ishize higeze kuvuga uruntu cyangwa havugwa ibintu bibi cyane kuri Muyango, ubwo bashyiraga amashusho hanze y'umukobwa utazwi ariko usa na Muyango, bavuga ko yashyize yagaragaye mu mafoto y'urukozasoni cyangwa se mu bikorwa by'urukozasoni, ariko Muyango yaje kubihakana yivuye inyuma, akomeza kuvuga ko aba bose babishyira hanze ari abamwanga cyangwa se abatishimira iterambere rye, abatishimira gukora kwe, abatishimira ibyo bagenda bageraho we n'umugabo we Kimenyi Yves. None kuri ubu rero Muyango yaje proving their wrong, aho baje kugaragaza ko bishimiye kwakira imodoka nshyashya ya Range Rover. Wow, murabyumva mwese. Rero baje kugaragaza, bagiye babigaragaza kuba bakurikira kuri Instagram, ngira ngo mwarabibonye kuri story zabo, za story ya Instagram, story ya Muyango ndetse na story ya Kimenyi Yves, aho yagiye agaragaza ko yishimiye iterambere ryabo ubwo bari bafite bagura imodoka nshya ya Range Rover. Ibyo byose rero ntago babigeraho badakora cyane. Bibutse ko Range Rover iri mu mamodoka ahenze cyane, ndetse abayafite mu Rwanda ni bake cyane. So guys, nibyo rero, ibyo nibyo nagira ngo mbabwire kuri iyi couple ya Muyango na Kimenyi, iterambere ryabo niryo ryacu. Dukomeze kubashyigikira, dukomeze kandi kubigiraho. Kubashyigikira ni kubigiraho, kandi ngira ngo ikigaragara cyo nuko iyo urukundo ruhari, iyo mushyigikiranye mugera kuri byinshi, utitaye ku magambo yabo bavuga, utitaye ku magambo y'abakuvugira umukunzi, nakabuza iterambere riraboneka cyane. So guys, rero uyu yari umuryango wa Kimenyi Yves na Muyango ndetse n'umwana wabo Yanis Kimenyi, Yanis Miguel, umwana ukomeje kugaragaza ubwuzu cyane, umwana ukomeje kugaragaza nawe ibyishimo, gukura neza. So icyo nagira ngo rero tugarukeho rero ni ukujya tugaragaza gushyigikirana. Niba dukundana, niba ufite uwo mukundana, mushyigikire, yaba mu byiza cyangwa mu bibi. Wimbonamo ko ibyo bavuga ari ibyo byanyabyo, kuko n'ubundi abantu ntabwo bakuvuga kuko bakwishimiye, ahubwo bakuvuga kuko bashaka kugusenya, ko hari icyo uri kugeraho. So kwima amatwi abantu nirwo rufunguzo. Kwima amatwi abantu niyo nkingi yo kugera kuri byinshi kandi byiza. Iyo bigezeho baracecekana akabuza. Iyo ubatsinze, iyo ugenda ugaragaza ko ubatsinze, baraceceka. Ngira ngo mu gihe cyashize ubwo Kimenyi yakoraga, yavunikaga ari gukina i Musanze, yaravunitse. Bari kwitegura ibihe by'ubukwe, ngira ngo mu kwezi kwa mbere baciye mu murenge, hashize iminsi bakora ubukwe, mwaribonye cyane. Mbere babanaga, bari bamaze imyaka irenga 2 babana batarakoze ubukwe. Abantu bakajya bavuga ati biriya ntabwo ari byo, biriya baraje batandukane, ariko bakomeje bahangana nabyo, baza gukora ubukwe, barabiprovinga, ubukwe bwiza cyane, ubushobozi bwabo, batumira inshuti n'abavandimwe barishimira. Nubwo Kimenyi yari atarakira neza, ariko ntibyamubujije gutaha ubukwe, kandi ntibwabujije kugenda neza. Ubu ni umuryango wemewe n'amategeko mu Rwanda, umuryango wishimye. Rero ibyo byose babashije guhangana nabyo, kuko icyo bashyize imbere no gukundana, kandi urukundo nirwo Imana idusaba, urukundo nirwo Imana idutegeka. So guys, mwakoze cyane rero kudushyigikira no kubana nanjye kuri The Shinex. Ikaze, ujye ukomeza udukurikirane. Video nk'uko nabibabwiye ziza ziri mu Kinyarwanda, umunsi umwe aba ari mu Kinyarwanda, undi munsi akaba ari mu Cyongereza. Video iri mu Kinyarwanda, ibiri fully in Kinyarwanda,
ari mu kinyarwanda byuzuye neza guhera kuri segonda rya mbere kugeza ku isegonda rya nyuma, then video yindi ikaza nayo iri mu cyongereza guhera ku isegonda rya mbere kugeza ku isegonda rya nyuma. Niba udukurikira aho uri hose ndabishimiye, mbahaye ikaze, mukomeze mutugaragarize urukundo, ibihe byiza. Niba kandi ukunda couple ya Muyango na Kimenyi, komeza ubashyigikire nawe, tugahaye ikaze, ukomeze kandi natwe udushyigikire. Ndabakunda cyane, bye bye.